isi ishingiye ku kintu kimwe gisa n'icyoroshye ariko gifite imbaraga zikomeye, peteroli. Ikinyabutabire cyaturutse ku bisigazwa by'ibinyabuzima byo mu nyanja cyahinduye ubukungu bw'ikorozi, inganda ndetse n'imitegekere y'isi yose. Uyu ni umutungo utagira ingano ushobora guteza imbaraga, guhindura politike no gushyira ubuzima bwa buri muntu mu maboko y'isi. Ese ni gute amazi y'umukara ava mu butaka yaje kuba umutima w'isi yose? Njye nitwa Manzi, muhaye ikaze. Mu kinyejana cya 21 ubuzima bwa muntu bwagiye bushingira ku kintu kimwe gisa n'icyoroshye ariko gifite imbaraga zikomeye mu mateka y'isi. Ni amazi y'umukara aturutse mu butaka bw'isi yazwi ku izina rya peteroli cyangwa se crude oil. Nubwo benshi bayitekereza nk'ikintu cyifashishwa gusa mu gukora lisansi cyangwa se mazutu, ukuri nuko peteroli yabaye inkingi y'iterambere y'inganda, ubwikorezi, ubuhinzi ndetse n'uburyo ibihugu biyoborwa ku rwego mpuzamahanga. Abashakashatsi benshi mu bya politike n'ubukungu bagaragaza ko guhera mu kinyejana cya 20 nta kindi kintu cyagize uruhare rukomeye mu mitegekere y'isi kurusha peteroli. Mu gitabo kizwi cyane cyanditswe n'uwitwa Daniel Yergin cyitwa The Epic Quest for Oil, Money and Power, agaragaza ko amateka ya peteroli yari amateka y'amarushanwa hagati y'ibihugu, ibigo by'ubucuruzi n'ingufu za gisirikare, byose bishaka kugenzura isoko ry'izi ngufu. Yergin avuga ko guhera mu 1859 igihe hacukurwaga iriba rya mbere rya peteroli ryari rigezweho muri Pennsylvania, muri icyo gihe isi yahise itangira urugendo rushya rwahinduye ubukungu n'imitekerereze y'abantu. Ariko mbere yuko inganda zitangira kwibyaza umusaruro, peteroli yari isanzwe izwi mu bice bimwe by'isi. Mu mateka ya kera, abaturage bo mu karere ka Mesopotamia, ubu ni muri Iraq, bakoreshaga ibintu byaturukaga mu butaka byari bifite imiterere isa na peteroli mu kubaka no gufatishiriza hamwe amatafari. Hari n'inyandiko z'Abanyamerika zigaragaza ko Abaperesi n'Abashinwa bakoreshaga ibikomoka kuri peteroli mu kumurika amatara no ku bikorwa by'ubuvuzi. Nubwo byari bizwi mu buryo bworoheje, impinduka nyamukuru zabaye mu kinyejana cya 19. Mu 1859 umugabo witwaga Edwin Drake yacukuye iriba rya mbere rya peteroli mu buryo bwa kijyambere muri Pennsylvania. Iri riba ryatangije ikintu cyahinduye amateka y'ubukungu bw'isi. Mu myaka mike yakurikiyeho, ibigo byinshi byatangiye gushora imari mu gushakisha no gucukura peteroli. Mu 1870 umucuruzi w'umunyamerika witwa John T. Rockefeller yashinze ikigo cyitwa Standard Oil, cyaje kuba kimwe mu bigo bikomeye cyane mu mateka y'ingufu ku isi. Mu myaka mike gusa iki kigo cyari kimaze kugenzura hafi 90% by'isoko rya peteroli mu gihugu cya Amerika. Ibi byagaragaje ko peteroli atari gusa umutungo kamere, ahubwo yari ishingiro ry'imbaraga z'ubukungu n'ubutegetsi. Mu gihe inganda zagendaga zitera imbere, peteroli yatangiye guhindura ubuzima bwa buri munsi bw'abantu. Mbere y'iyo myaka, abantu benshi bakoreshaga amakara cyangwa se inkwi mu gutanga ingufu. Ariko uko ikoranabuhanga ry'imodoka n'inganda byiyongereye, peteroli yahise iba isoko rikomeye ry'ingufu. Mu 1908 imodoka zo mu bwoko bwa Ford Model T zatangiye gukorwa ku bwinshi n'uruganda rwa Ford Motor Company. Izi modoka zakoresheje lisansi ikomoka kuri peteroli, bituma abantu benshi batangira kugenda bakoresha imodoka. Abashakashatsi mu by'ingufu bavuga ko kuva icyo gihe isi yatangiye kwinjira mu gihe cyiswe Age of Oil, igihe cy'ubukungu bw'isi bwari bugiye gushingira cyane kuri peteroli kurusha andi masoko y'ingufu. Mu bushakashatsi bwakozwe na International Energy Agency bugaragaza ko muri iki gihe isi ikoresha peteroli igera kuri miliyoni zirenga 100 z'utugongoro tuzwi nka barrels ku munsi. Iyo mibare itangaje igaragaza uburyo ubuzima bwa muntu buri munsi bushingiye kuri peteroli. Imodoka zitwara abantu n'ibicuruzwa, indege zambukiranya imigabane, amato manini y'ubucuruzi ndetse n'inganda zikoresha ibikoresho bya plastike, byose bishingiye ku bikomoka kuri peteroli.
ndetse n'ibintu byinshi abantu bakoresha buri munsi birimo plastike, imyenda imwe n'imwe, imiti ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bikomoka ku nganda z'ibinyabutabire bikomoka kuri peteroli bizwi nka petrochemical. Mu gitabo cy'abashakashatsi cyitwa Oil, Power and War hagaragazwa ko ibihugu bifite peteroli byagiye bigira uruhare rukomeye mu mitegekere y'isi. Ibihugu byo mu karere k'iburasirazuba bwo hagati Middle East nka Arabia Saudite, Iran na Iraq bifite igice kinini cyane cy'ububiko bwa peteroli ku isi. Imibare y'umuryango ushinzwe imicungire n'ubucuruzi kuri peteroli OPEC igaragaza ko ibi bihugu bifite hafi 80% by'ububiko bwa peteroli ku isi. Ibi byatumye peteroli iba intandaro y'izamuka ry'amakimbirane ya politike mpuzamahanga. Mu mateka y'intambara nyinshi zo mu kinyejana cya 20 na 21, ikibazo cyo kugenzura aho peteroli iri cyagiye kigaragara nk'impamvu ikomeye y'izo ntambara. Abahanga mu bya geopolitike bavuga ko igihugu gifite cyangwa se kigenzura amasoko y'ingufu kiba gifite imbaraga zikomeye ku rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu peteroli yiswe kenshi amaraso y'ubukungu bw'isi, kuko hafi buri kintu cyose mu bukungu bwa kijyambere gifitanye isano n'izi ngufu ziva mu butaka. Mu gihe abantu benshi batekereza kuri peteroli nk'ikintu gikomoka gusa mu butaka gikoreshwa mu gukora lisansi cyangwa se mazutu, abahanga mu by'ubutaka na peteroli bagaragaza ko inkomoko yayo ari inkuru ndende y'ibihe bya kera cyane by'isi. Mu by'ukuri peteroli ni igisubizo cy'urugendo rw'imyaka miliyoni nyinshi, aho ibisigazwa by'ibinyabuzima byo mu nyanja byagiye bihinduka buhoro buhoro bikabyara ibinyabutabire bitanga ingufu zikomeye. Abahanga bavuga ko mu myaka miliyoni ziri hagati ya 50 na 300 ishize, ibinyabuzima bito cyane byo mu nyanja byitwa planktons byapfaga bikajya byegerana ku ndiba y'inyanja. Ibi bisigazwa by'ibinyabuzima byivangaga n'ibyondo n'umusenyi kagenda bitwikirwa n'ibice binini by'urutare uko imyaka yagendaga ishira. Uko byarushagaho gutwikirwa, ubushyuhe n'umuvuduko byarushagaho kwiyongera. Mu bushakashatsi bw'ikigo United States Geological Survey bugaragaza ko iyo bisigazwa by'ibinyabuzima bimaze imyaka miliyoni nyinshi mu butaka, ubushyuhe n'umuvuduko bituma bihindukamo ibinyabutabire bita hydrocarbons. Izi hydrocarbons nizo zigize peteroli n'ibindi bikomokaho nka gazi. Mu yandi magambo, peteroli ni ibisigazwa by'ibinyabuzima bya kera byahindutse ingufu mu butaka bw'isi. Ariko peteroli ntigumaho yavumburiwe. Iyo imaze kuboneka mu butaka ishobora kugenda izamuka mu duce tw'urutare bitewe nuko yoroshye kurusha amazi. Iyo ihuye n'urutare rufunze neza irahaguma ikibika mu bice byitwa reservoir. Niho abahanga mu gucukura peteroli bashakira bakoresheje ikoranabuhanga ryo gupima imiterere y'urutare munsi y'ubutaka. Mu kinyejana cya 20 uburyo bwo gushakisha peteroli bwagiye butera imbere cyane. Abahanga bakoresha uburyo buzwi nka seismic surveys, aho bakoresha ijwi ryo mu nda y'isi mu butaka kugira ngo bamenye aho ishobora kuba iri. Ibi bikorwa byatumye ibihugu byinshi bitangira kubona ububiko bunini bwa peteroli mu bice bitandukanye by'isi. Imibare y'ikigo BP mu gitabo cyacyo Statistical Review of World Energy igaragaza ko isi ifite ububiko bwa peteroli burenga tiriyari 1 na miliyari 700 z'utugunguru zishobora gukoreshwa. Ibihugu nka Venezuela, Arabia Saudite, Canada na Iran biri mu bihugu bifite ububiko bunini cyane ku isi. Ariko ikintu gitangaje kurushaho nuko nubwo peteroli ari umutungo kamere, ingaruka zayo zigaragara cyane mu buzima bwa buri munsi bw'abantu. Abahanga mu by'ingufu bavuga ko ibintu byinshi abantu bakoresha buri munsi bifitanye isano n'inganda zikora n'ibikomoka kuri peteroli. Urugero, plastike ikoreshwa mu macupa, mu bikoresho byo mu ngo, mu bikoresho by'ubuvuzi ndetse no mu ikoranabuhanga, byose biva mu bikomoka kuri peteroli. Imyenda imwe n'imwe byo mu bwoko bwa polyester cyangwa se nylon cyangwa se nilo nabyo bikorwa hifashishijwe ibikomoka kuri peteroli. Ndetse n'imiti imwe n'imwe ikoreshwa mu buvuzi ituruka mu nganda zikoresha ibikomoka kuri peteroli. Ubushakashatsi bwakozwe na World Economic Forum bugaragaza ko hafi 90% by'ubwikorozi ku isi bushingiye ku bikomoka kuri peteroli. Ibi birimo imodoka, indege, amakamyo n'amato manini twara ibicuruzwa ku migabane itandukanye. Niyo mpamvu peteroli yiswe kenshi amaraso n'icyuya by'ubukungu bw'isi. Iyo ibiciro bya peteroli bizamutse ku isoko mpuzamahanga, ibiciro by'ibicuruzwa byinshi nabyo birazamuka. Iyo bigabanutse, ubukungu bw'ibihugu byinshi bushobora guhinduka.
Mu bushakashatsi bwakozwe n'impuguke mu bya geopolitike Michael T. Clark mu gitabo cye Blood and Oil, agaragaza ko peteroli yabaye imwe mu mpamvu zikomeye zateye amakimbirane hagati y'ibihugu. Clark avuga ko ibihugu bikomeye byagiye bishaka kugenzura aho peteroli iri kugira ngo bigire imbaraga mu bukungu no mu gisirikare. Urugero rugaragara cyane ni amakimbirane yabaye mu karere k'ikigobe cya Peresi, aho hari igice kinini cy'ububiko bwa peteroli ku isi. Intambara nyinshi zagaragaye muri ako karere zifitanye isano n'ibihugu bikomeye bishaka kugenzura amasoko y'ingufu za peteroli. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1973 habaye ikintu cyahinduye cyane ubukungu bw'isi cyitwa 1973 oil crisis. Muri icyo gihe ibihugu byo mu muryango OPEC byagabanije peteroli byoherezaga mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibi byatumye ibiciro bya peteroli byikuba inshuro nyinshi mu gihe gito cyane. Ingaruka z'iki kibazo zagaragaye ku isi hose. Ibihugu byinshi byahuye n'izamuka rikabije ry'ibiciro by'ibicuruzwa, ubukungu bumwe na bumwe burahungabana, ndetse abaturage benshi batangira kumva neza ko ubuzima bwabo bushingiye ku mutungo umwe gusa ari wo peteroli. Kuva icyo gihe ibihugu byinshi byatangiye gushora imari mu gushakisha peteroli mu bindi bice by'isi, ibindi bitangira gushaka ingufu zisimbura peteroli nk'ingufu zisubira zirimo amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba, umuyaga n'ibindi. Ariko nubwo hari izo mbaraga zose, peteroli iracyari umutungo w'ingenzi cyane ku isi. Imibare ya International Energy Agency igaragaza ko n'uyu munsi peteroli itanga hafi 31% by'ingufu zikoreshwa ku isi. Ibi bisobanura ko ubukungu bw'isi, ubwikorozi n'inganda bikiri mu buryo bwinshi bushingiye kuri peteroli. Niyo mpamvu ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli gikomeje kuba kimwe mu bibazo by'imitegekere y'isi. Amakimbirane hagati ya Iran, Amerika ndetse na Israel mu burasirazuba bwo hagati si ikibazo cya politike gusa, ahubwo ni intandaro y'ibiciro bihoraho bya peteroli ku isi. Agace ka Strait of Hormuz, inzira y'amazi ikoreshwa mu kohereza hafi 20% by'umusaruro y'ukomoka kuri peteroli, gahora mu kaga igihe habaye intambara cyangwa se ibitero. Iyo iyi nzira itanyuzwamo ibikomoka kuri peteroli, bituma habaho impungenge, abacuruzi bagahita bashyiraho ibiciro byo hejuru ku buryo bwihuse. Mu minsi mike ibiciro bya peteroli byazamutse hafi y'10 ndetse na 13%, bigera ku rwego rurenze aho byageze ku madolari yari hagati ya 80 na 82% ku kagunguru kamwe, kandi ubushakashatsi bugaragaza ko bishobora kurenza amadolari 100 mu gihe intambara yakomeza. Iyo ibi biciro byongereye, ingaruka zigaragara ku bukungu bw'ibihugu n'imibereho y'abantu. Lisansi, mazutu, ibiribwa, serivisi z'ingendo n'ibikoresho by'ibanze byose bikomeza guhenda. Ku rwego rw'isi, ibi bitera ihungabana ry'ifaranga ndetse rigata agaciro, bikagabanya ubushobozi bw'abaturage kandi bigahungabanya ubukungu bw'ibihugu muri rusange. Gukemura ibi bibazo bisaba ibikorwa byinshi, birimo ko ibihugu bikize cyangwa se by'umuryango mpuzamahanga nka International Energy Agency bishobora gushyiraho ingamba zo gukwirakwiza ibikomoka kuri peteroli ndetse no kongera kubanisha neza ibihugu biri mu makimbirane, bityo hakabaho amahoro asesuye ndetse no gushora imari mu ngufu zisubira n'uburyo bwo gutwara peteroli butarimo impungenge. Ibi bikorwa byose bigamije kongera kugeza peteroli hirya no hino ku isi, kugabanya ibiciro no kurinda ubukungu bw'isi. Ariko mu gihe amakimbirane akomeje, isi yose igomba kwitegura ko nta gihugu na kimwe cyihariye gishobora kwirengagiza ingaruka z'intambara ku bibazo by'ibikomoka kuri peteroli, kuko umutungo umwe ushobora guhindura ubukungu, politike n'imibereho y'abaturage ku isi yose. Aho isi igenda ihura n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe, abahanga benshi batangiye kwibaza niba igihe kimwe peteroli izagera ku iherezo. Ariko abandi bavuga ko nubwo ingufu zisimbura peteroli zirimo kwiyongera, isi zishobora kuzakomeza gukenera peteroli mu gihe kirekire kiri imbere. Iki kibazo nicyo gituma peteroli ikomeza kuba ku isonga mu bibazo bya politike mpuzamahanga, ubukungu n'ubushakashatsi bwa siyansi. Ndagushimiye cyane.